nasenganye n'abantu benshi bari baturutse Kigali benshi cyane, hari abo twasenganaga iwacu, ariko izina magese rinzamo ari we ndibwiye. Umva biranunguye kuri njyewe. Ngeze mu rugo ndamuhamagara, ariko kubera akazi kenshi abafite umva nanyitayeho, namuhamagara nkumva nagushaka kunyitaba nyine kubera akazi kenshi yararimo. Mbere yuko menyana na mama, ngira abanaga na sogokuru wanjye ubyara mama wanjye, rero twabangiye kinini cyane nyine gihe kirekire nyine mu buzima bubi, ariho tubana nyine mu giti cy'isombe nyine tunyagirwa nyine n'ubuhamya burebure burari gihe tuzageraho naho tukavuga muba mu giti cy'isombe guteze ariyo nzu se ariyo nzu. Hari ukuntu abantu bakira babaga mu bigonyi, none twega inzu yacu re giti cy'isombe. Nabitekereza ko ari nk'ibintu bizaba mfite ubushobozi bukomeye mbese ku buryo buri wese cyashatse nyine nk'umwana usaba umubyeyi yakibona, niko nabitekerezaga. Wenda ngize nko muri 50-45 gutyo, ariko Imana yakoze mbereho ikishaka mu buryo bwo kurengera aba bana. Rero ntabwo ari ibintu byatunguranyije mu matwi yanjye, ni ibintu Imana yaravuze kera. Uko muri ubwo buzima bwose nabayemo, papa amaze no gufungurwa, ahantu nahabaga nk'icyumweru, papa akajya kunkurayo akavuga ngo nagashaka ko mberayo ku buntu ngo nje mbakorera, ngo nimba ndabayo bazajya bamuha amafaranga. Nyine akabatesha umutwe, nanjye nyine nkahita mvayo, cyangwa se niyo yaba ari muri famiye muri famiye yo kwa mama, nyine nabo bakarakara bakavuga ati nta kuntu twaba turi kurera umwana ngo umubyeyi we aba ari we udutesha. Nyine Nshuti bakunzi ba Yobokamana TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko turi kumwe n'abantu batatu, no umubyeyi n'abana be, n'abakobwa be nyine bamaze kuba inkumi. Murabibona yuko barasobanutse rwose, kandi Imana yabagiriye neza. Nyine reka tubahereze ikaze kuyobokamana kuko n'ubwa mbere tubakiriye, ariko reka dusabe Mukalibiya abanze abatubwire kugira ngo cyangwa barivuga. Ubundi n'abana batoya ku buryo batari buze kwivuga, barakuze. Reka tubahe ikaze kuyobokamana, abantu batangire batwibwira ngo abantu bamenye bagiye kubana, tugiye kubana n'abandi. murakoze cyane. Amazina yanjye ni Nyiramana Laurence. Uyu nguyu ni umubyeyi wanjye turi kumwe. Yego. Umwe ni Laurence, uyu we murakoze cyane. Amazina ni Florence, no niringira uyu ni mama. Ni Laurence na Florence. Wow, ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Yes, imbere yo gutangira ikiganiro murabanza mu dusengere kugira ngo Imana ibane natwe, tuyobore, inasubiza ibyifuzo by'abantu baba bagiye baduhereza bitandukanye. Mwami Yesu, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga, urera kandi urakiranuka. Igiti cy'inganzamarumbo risamba utera imbaraga, risamba itarumba, umutsima utera imbaraga. Mwami Imana, uri ibyiringiro by'abakwizera. Tugushimiye ko wabanye natwe iminsi yose yatambutse, watugiriye neza, utwongerera iminsi yo kubaho. Ibyahegaga ubugingo bwacu ndetse n'imibiri byari byinshi. Mwami Imana, watugiye ururwanira intambara nyinshi zitandukanye. Hari byinshi amaso yacu atabonye, hari byinshi amatwi yacu atumvise, kuko ibyo byose iyo biza guca mu matwi yacu bigaca imbere y'amaso yacu, byari kudukura mu mubiri cyangwa se bikaduhungamanya, bigatuma tugwa tukarambarara, ariko waraturengeye uduhagararaho. Izina ryawe nirihimbazwe. Aka kanya turi kuyobokamana, Mwami Imana, turakwinginze kugira ngo uze udushyigikire. Turaguhamagaye kugira ngo uze ubane natwe, Umwuka wawe wera aze aganze muri twebwe, kandi Mwami Imana utwemerere. Mwami Imana, muri aka kanya ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo rishyirwa hejuru, kandi reka icyubahiro cyacu kibure, ahubwo cyawe aba ari cyo kigaragara. Kakanya duhagaritse gukora kwa Satani uko ariko kose, duhagaritse imbaraga z'umwijima, imigambi ya Satani yose turayirogoye mu izina ry'amaraso ya Yesu Kristo. Ahubwo dukinguye ijuru kugira ngo ridukingukire. Nyemerera dufate ukuboko kwacu, kandi aka kanya buri muntu wese mu ruhande rwe ibyo ari bivuge
tuvuge umuhamagambo y'ubwenge. Mwami Imana ururimi rwacu urugorore. Mwami Imana reka turaguhamagaye kugira ngo uze ube hagati muri twebwe. Mbere ya byose tubanje kukubanza imbere, kuko n'abakubanje imbere ngo ayobe, nta n'uwakubanje imbere ngo asitare, nta n'uwakubanje imbere ngo agire ubwoba. Natwe nicyo gituma tuguhamagaye kugira ngo uze ubane natwe, ubane na mama, ubane nanjye Laurence ndetse na Bella, ubane nawe ndetse n'abanyamakuru, natwe twese utugirire neza. Kandi reka abantu bose bari bwumve ubutumwa tugiye kuvugira hano hantu bugira aho bukura naho bashyitsa, tubisabye twizeye ni mu izina rya Yesu, amen. Wow, Florence arakoze cyane kudusengera neza. Murumva yuko rwose n'abanyamasengesho n'abanyina niko bajya bavuga. Yes, muhe Mukalibiya mikrofone niwe ndibuze guheraho. Ya abangaba rero niba bana Mukalibiya aherutse kutubwira mu kiganiro twagiranye na couple cyangwa n'umugabo ari kumwe n'umugabo we, batubwira yuko bafite abana bandi bungutse nyine nyuma yabo babyaye batanu, ko bafite n'abandi nyine Imana yabahaye bo mugisha. Murabona ko ari abakobwa beza, n'abakobwa bashimira Imana, niyo mpamvu twifuje yuko batuganiriza nyine tugafatanya ivuga butumwa. Mukalibi aba niba bandi watubwiraga rero nkuko ndi kubivuga nabangaba. Iyo ni Laurence, yego. iyo ni Florence. Yes. Laurence niwe watubwiraga mwabanye kuva mushyingiwe cyangwa ni Florence? Oya, uwo twabanye kuva dukoze ubukwe ntawe urimo. Ntawe urimo? Nawe ni umukobwa? Nawe ni umukobwa w'imyaka 23. Okay. Muri abanga wo mwahuriye mu butayu ninde? Ni Florence. Reka wenda muribuze kutubwira uko mwamenyanye, byagenze gute? Uyu se mwahuriye? Nyiramana Laurence nawe se? Nyiramana twahuriye mu nzozi. Mu nzozi? Yego. Yamenya aryamye mu gicuko cya nijoro. Baraza kubitwibwirira wenda. Reka duhere ku munyabutayu. Mukalibiya umumenya bwa mbere byari byagenze gute? Mwahuriye mu butayu bwa hehe? Mwageze ku rwego rwo gufata icyemezo cy'uko yakubera umubyeyi ryari? Reka mbaze nyine ni Laurence? Ni Florence, yes. Ni Florence mbaza. Okay, murakoze cyane. Nkuko navuze nitwa Ndingira Florence. Mama we yamimbyira indi zina bita bebe, nyine harije umva bavuga ngo bebe nyine naryo ni iryanjye. Yego. Okay, rero kugira ngo tumenyene n'uyu mubyeyi wacu, ngiye muzima busanzwe nyine ababyeyi nari mfite. Yego. Nageze igihe nyine nsengera ababyeyi bimarana igihe kinini cyane, imyaka 15. Yageze aho ngaho ko nakundaga nyine kujya kwisengera nyine mu butayu, ngirirwa amahirwe nyine y'Imana nyine nagiye gusengera ahantu mu bitari bya Mashyiga, mbamuye n'uyu mama nyine. Twarahuye ari gusenga yicaye wenyine, nanjye ndi gusenga ndi kumwe n'abandi bantu. Yego. Ari gusenga numva ijwi rye rirankuruye cyane. Yego. Ndavuga nuko biri kose uriya muntu ngomba gusengana nawe. Abantu twari turi kumagira bambwira ati umuntu umubonye bwa mbere rero ashaka gusengana nawe, ndavuga numva mushaka. Bagati icara aho ngaho tumaze dusengane, nimurangiza nawe narangiza gusenga urajya kumubona. Bayije barabyanga, nanjye ndabyanga, ndavuga ni turabanza tujye gusengana nawe mbere ya byose. Ndangije ndagenda ndamwegera nyine ahantu yarari arasenga mwicaye imbere, amaze gusenga arangije nanjye mpita nsenga ibitangaza by'Imana ari mwuka yera kubona akora, yahise amanurira, nabyo mbishimira Imana nyine. Yaramanuriye ariko numva amaraso yanjye naye birakururaye nyine, numva ndamukunze cyane, sinzi ukuntu nanjye byaje nyine nabyisanzemo. Hari ukuntu wenda umukobwa n'umuhungu wenda bakundana ukumva uramukunze cyane pe, ukumva uramukunze. Nonge numvishije sinzi ukuntu bibaye, numva rutuntu turi kuza nyine mu mubiri wanjye turimo kumera gutya, nyine numva n'ibindi bintu bidasanzwe kuri njyewe. Kandi nari maze igihe nyine numva nshaka ko nyine umubyeyi, ndavuga niyo muntu ko biri kose yambere umubyeyi, ko ngumva n'ubundi sazanyumva nyine nukuruhira ubusatu. Turangije gusenga, hari ukuntu banajya gusenga bakibwirana, turangije nyine turavuga ati reka tumusabe nimero nyine, ariko nyine numva ngiye n'ubu ntago ari bumbe nimero yanjye, numva ntago ari buyime. Kubw'amahirwe y'Imana numva arayimaye. Turatandukana, tumaze gutandukana ari ahantu twari tugize nyine ho gatoya, nageje ndamuhamagara n'Imana se ugezeyo. Mbere yuko mwenda mwitira indi zese muhamagara ngo ma wageze mu rugo. Izina ma suko wera nasenganye n'abantu benshi bari baturutse i Kigali benshi cyane, hari abo twasenganaga iwacu.
ariko izina magese rinzamo ari we ndibwiye umva biranunguye kuri njyewe ngeze mu rugo ndamuhamagara ariko kubera akazi kenshi aba afite umva nanyitayeho namuhamagara nkumva nagushaka kunyitaba nyine kubera akazi kenshi yararimo buri munsi naguraga amayinite kugira ngo nkunde muhamagare rimwe n'imwe yaramfataga ubundi amayinite bakayatwara navuga ngo aya mayinite ndayabika ubu nini ndangiza nze kuza kuyamuhamagara bikarangira ya mayinite naguze batwaye namfate nkumva nyine birambabaje nyine igihe cyarageze nyine turibwirana nyine ndamubwira ndashaka umwanya nyine wanjye yuko nyine twavugana kubw'amahirwe y'Imana nyine twaraganiriye nyine tuganira nyine kuri telefone nyine biraho ngaho twe twamajije kubonana turaganira nyuma yaho ngaho nabwo rero twongeye nyine dusubirayo nyine gusenga nabwo twongeye turahura mutabiganiriye yuko mugiye gusenga mwese wapi twarahuraga n'ubu ngubu hari igihe njya mubwira ni jumbabarira imyenda nakubonye wambara duhura mu bitare jumbabarira uyambare kuko nyine bitabinyibutse nyine byabihe nyine duhura kubw'amahirwe y'Imana rero nyine turamenyana nyine turanyemera yuko nyine yambera umubyeyi nyine ariko nyine simbikurwe nanone si burya imyaka 15 nari maze nsengera umubyeyi bitewe n'ubuzima umuntu wenda aba yarabayemo nkumva wenda sari bubyemere nkumva ni kwa kundi nge gutya gusanzwe nyine kumunwa gutya gusa ariko nyine nshima Imana ko twaganiriye nyine akanyumva akambera umubyeyi mu buzima bwanjye kuva nabaho ndamukunda cyane Imana irabizi Imana irabizi ndetse n'abantu barabizi kandi ikintu duharanira kugira ngo Imana ibibone n'abantu babibone rero ndamukunda nuko twamenye mu bitare birangira nyine nanjye nyine anyumvishije nyine umvishe icyifuzo cyanjye birangira nyine tumenyanye umuntu uri kureba kino kiganiro ashobora kwibaza ngo mbere yuko Mukalibiya mumenyana cyangwa akuzana nyine mu rugo akakugira umwana wabaga hehe uri imfubyi birumvikana wabaga mu buhe buzima gato cyane wenda ubuhamya burambuye tuzabujyemo ikindi gihe ariko basi umuntu amenyeho gatoya mbere yuko Mukalibiya kuzana mu rugo wabaga heho gute wari uri hehe ko wavuze ko uri imfubyi murakoze cyane mbere yuko menyana na mama ngira abanaga na sogokuru wanjye ubyara mama wanjye rero twabangiye kinini cyane nyine igihe kirekire nyine mu buzima bubi ariho tubana nyine mu giti cy'isombe nyine tunyagirwa nyine n'ubuhamya burebure burari igihe tuzageraho naho tukavuga ubuhamya nyine mu giti cy'isombe guteze ariyo nzu se ariyo nzu hari ukuntu abantu bakira babaga mu bigonyi none twega inzu yacu y'igiti cy'isombe hari ukuntu wenda abantu wenda bajya kubaka inzu bitewe n'ubushobozi bwabo bakagarukirizamo hagati twebwe rero twagiriwe Imana n'amahirwe hari ukuntu Imana nyine igenda ikaguterekera inzu irangi dufite igiti cy'isombe nyine cyangije kiragandara kitubera amabati kiragiye kiba amabati nyine kiba kinini cyane mu kunyagirwa urumva n'ubundi twaranyagirwaga inkuba zigakubita zikadusangamo ariko dushimye Imana kuko navuyemo amahoro urumva rero nabaye muri ubwo buzima nyine mba mu giti cy'isombe imyaka 9 rero muri icyo giti cy'isombe muri ubwo buzima nyagirwa niho navuze ni Imana nanjye niryari nzaryama ngasinzira niryari nzaryama kuri matora niryari nzagira umubyeyi nanjye nyitaho nyine ngumva nyine ndabishaka niyo mpamvu rero nyine niwo ngo nyine nabanaga n'uwo musaza nyine tubana aho ngaho muri ubwo buzima turabana wowe nyine mu buzima bw'indiga ubuzima bubi nyine birangira nyine gutyo nta nyine nagiye mba nyine biranga ariko isaha nyine uyu munota nyine ndi kumwe na Mukalibiya Pascal umuntu mu giti cy'isogokuru waracyariho ubu ego ariho aho hantu ni hakiba hoya Imana yatugiriye neza nyine baramwubakiye abahantu heza nawe yego buretse gato warumvuze wegereza Mukalibiya mikoro twumva icyo avuga kuvuga no kuvuga ngo umusaza nagiye kumureba njyana n'umutware no kuvuga ngo ntago ubu bakiri mu giti cy'isombe mu rwego rw'inkunga z'imirenge n'utugari kwa kundi bubakira batishoye bamwubakiye akazu keza ariko aho nyene aho ubuhamya bwabereye niho umusaza ari n'umusaza ukuze uri nko mu myaka 70 na ubana n'abandi buzukuruza biwe Mukalibiya turabizi yuko akenshi abantu basenga badakunda gutungurwa n'ibintu bakora cyangwa bibabaho wari ufite mu masezerano y'uko uzabona abana niba mbita ku badobuta nyine abana urera bakakugira ababyeyi ukababera ababyeyi nabo bakakubera abana mu bandi
mu kiganiro cy'ubushize ndi kumwe n'umutware yego twabivuzeho gato babwira yuko Imana yari yarigeze ibivuga ariko ntazi igihe bizabera nabitekereza ko ari nk'ibintu bizaba mfite ubushobozi bukomeye mbese ku buryo buri wese cyashatse nyine nk'umwana usaba umubyeyi yakibona niko nabitekerezaga wenda ngize nko muri 50-45 gutyo ariko Imana yakoze mbereho ikishaka mu buryo bwo kurengera aba bana rero ntabwo ari ibintu byatunguranyije mu matwi yanjye ni ibintu Imana yari yaravuze kera kandi burya niyo umwana gusabye kuba ko wamubera umubyeyi nawe ubanza kugisha Imana inama ubwo rero nanjye nafashe ibihe byo gusenga nawe arankundira mbere umwana mwiza mbanza no kubibwira umugabo mbere yuko mbisengera kuko umutware wanjye rwose arantega amatwi nkamutura icyifuzo mba mfite icyo adashobora avuga ati kiyoya ikindi aravuga icyo ikitari cyarahakana icyo yumva ashoboye akikiriza rero mbibwira umutware ndangije turasenga Imana umwana tumuhereza karibu hanyuma rero umwana yaje kuza tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu muri 2000 covid bafunguyeho gato ingendo nibwo umwana yaje muri 2020 yego 2020 yes okay ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane Imana iguhereza umugisha cyane hari igihe wenda umuntu avuga ngo azita kuba atishoboye azita ku mfubyi ari uko akize afite ibyamirenge aba bana ubushobozi bwo kubatunga bukora hehe umuntu ashobora kubyibaza umuntu yabyibaza nibyo koko nkuko ubushize umutware wanjye yabivuze ndi umuntu ugira kwizera ndakumirwa ngira kwizera ikindi cya kabiri ndi umuntu unyurwa n'ubuzima ubwo ari bwo bwose aba bana rero nta bundi bushobozi nkuko mu kiganiro cy'ubushize umutware yavuze ati uretse akazi gahoraho cyangwa se ubundi buzima bukomeye ntabwo tugira kandi buri wese atungwa n'umurimo akora kandi akanyurwa n'ibyo abonye mu by'ukuri ntabwo turaburara kandi nta nibihambaye birenze ubuzima bwacu ngo twipanike ngo nitwariye ibi nitwagize gutya na abana rero bakunda kawunga nka nyina kandi ni nako kahendutse muri ibi bihe banikundira ubugari nka mama wabo ubwo rero n'isombe nawe urabyumva nyine uteka isombe riryoshye naririyeho nukuri Imana igihe umugisha abantu babanyibuka Imana igihe umugisha abantu nukuri ndashimira Imana ko aba bana wenda ntago nzi niba baraje bazi ko wenda ndi umugore utunze ariko icyo nasanze icyo bari bakeneye ari umubyeyi icyo bari bakeneye ari umubyeyi kandi na mbere yuko mu buhamya bwanjye bwagiye butambuka naratangira n'irivuga butumwa nyiri umukobwa wabyariye iwabo najyaga nkora ivuga butumwa mu ngo ni ivuga butumwa nakoze igihe kinini nkareba discipline mu bana mu babyeyi nkagenda niga ibintu byinshi ubwo rero kubambareze ntabwo ari ubuhanga nta nubwo ari imyaka ahubwo ni umwuka wera amfasha kanyereka icyiza cyambere umugisha kikamesha n'ubugingo ndakibabwira yego ngira ngo ni ibintu byiza cyane reka mbaze Florence wowe urumva wabaye umunyabutayu nyine wakundaga kwigira gusenga ngira ngo ni naho wasubirijwe bakunda kuvuga ngo aho umupira warengeye ni naho urengurirwa Imana nyine yagutabariye mu butayu kuko wakundaga gusenga cyane Imana yajyaga ikubwira ko izaguha umubyeyi wiyumvamo ukunda nkuko wabivuze byaragutunguye kubona Mukalibiya cyangwa mu buryo bw'umwuka hari icyo wari ubiziho murakoze cyane kera nyine Imana yajyaga ibimbwira ngo nzaguha umubyeyi ako nyine simbyumva bitewe n'ubuzima cyangwa se bitewe n'abo twagiye tubana simbyumva ariko nyine nashubije ubwenge inyuma
nibuka ko Imana yarabivuze yari yarabivuze rero Imana yarabimbwiye yego ntabwo byagutunguye ntabwo byanunguye yes ukaba uri umugabo wo guhamya yuko Imana ivuga igasohoza nukuri dufite ibihamya n'ubuhamya yes yego yes ngo bafite ibihamya n'ubuhamya bw'uko ari Imana isohoza amasezerano kandi ikaba yarirahiye ko itazabeshya umwana w'umuntu. Reka twegere tujye kwa Laurence. Yes, Laurence umeze neza? Nzi neza ndashima Imana. Ndakubona cyane, ushobora gukunda gusenga cyane? Ndabikunda cyane. Uri ukora iki mu murimo w'Imana? Mu murimo w'Imana ndi umunyamasengesho. Kuko aho nasengeraga, aho nabarizwaga mu ngororero, nari umuririmbyi muri korali, nari presidente wa korali, naririmbagamo, nari vice presidente w'urubyiruko ku mudugudu, nari n'intumwa y'abakobwa, nkaba n'umujyanama w'urubyiruko muri paruwasi. Reka ibindi byose umwami yanshobozaga narabikoraga. Urumva umukozi w'Imana witungiye aho ngaho. Imana iguhe umugisha cyane n'ukuri. Wari presidente wa korali? Nari presidente wa korali ya kabiri naririmbagamo yitwa Ibyiringiro. Yego. Yes. Mukalibiya se wowe mwamenyanye gute harya? Nawe uratubwira mwamenyanye ute, byagenze gute? Wabonigeze nkikubazaho gatoya umbwira ko mwahuriye mu nzozi. Ariko gute se waramurose se yarakurose byagenze ute? Ni mama wabivuze ni wowe wabivuze ko nkunda kumuvuga mu izina njyewe. Okay. Rero uko nyine mama yavuze ngo twahuriye mu nzozi, nakuze nibona nyine nta babyeyi mfite. Mama yapfuye kera cyane ntamuzi, ngira papa wenyine nawe sinamumenya kuko yari afunze, afunguriwe nyine ntiyaba umubyeyi mwiza. Rero nkura nyine mba mu ngo zitandukanye, ngiye nabaye mu ngo nyinshi cyane zitandukanye, ntahita mvuga akanya umubare wazo. Reka ni nyinshi cyane. Ni nyinshi cyane kubw'ubuzima bubi nyine nari mbayemo, aho nabaga uyu munsi nkaba nk'icyumweru, ejo nkahava nkongera nkaba ahandi gutyo nyine. Muri ubwo buzima rero kuva nkiri umwana nagiye nkunda gusenga, kuko nari mfite ba tante bari abarokore bakunda Imana, baba mu makorari bakunda gusenga. Yego. Nanjye rero nkajya nkunda gusenga, nubwo nabaga kwa data wacu badakijijwe, ariko mu bo twareranwaga mu bana b'inshuti zanjye ba nyina n'abakristo, ababyeyi babo bakijijwe nyine bakajya bantoza gusenga. Yego. Rero muri icyo gihe nabaga mu gahinda kenshi kadashira, nkahora ndira nkarara ndira, mfite ibibazo byinshi bitandukanye. Nahoraga mbwira Imana ngo ni ryari uzampa nanjye umuntu nita umubyeyi, kuko numvaga abana bavuga ngo mama, bavuga papa. Nk'umubyeyi wenda nubashye navuga ngo mama, nyine nkabona we ntago yishimiye ko mwita umubyeyi. Ariko nkabwira Imana ngo ni ryari nanjye uzangirira neza, ukampa umubyeyi, ukampa ahantu numva nisanzuye, ukampa umubyeyi njya mbwira ibintu, mbese nanjye nkateta nk'umwana uri guteta ku mubyeyi. Yego. Rero nabisengeye igihe kirekire cyane, Imana igihe kiragera nyine iranyumva irabikora. Uburyo rero nabonyemo mama, nyine nari ndi mu masengesho y'iminsi 2 ndi gusengana n'abandi bana, turimo tuyasenga nyine tugeze ku munsi wa kabiri ari nijoro, mama nza kurota inzozi nyine, mama mubona mu nzozi, nari ntaramubona na rimwe. Mu kumubona mu nzozi nyine twahuye gutya mu nzozi yigendera, tucara dusuhuza, ariko akivuga nyine akidusuhuza mpita numva ijwi rye ritandukanye n'iry'abandi bantu. Mpita numva ijwi rye ni ubwa mbere mbyumvishe, ndavuga ati nibwo bwa mbere numvishe umumama ufite ijwi rimeze nka kuriya. Nyine numva ijwi rye, mbese numva avuze nk'umuntu w'umugabo, ariko mbona ari umumama, ariko numva ijwi rye nyine ni ryiza cyane, numva ndamukunze. Noneho birarangira mbwira abana inzozi ndose, ndababwira ati ndose inzozi ndi kubona umumama, ariko uwo mumama mise numva mukunze cyane, numva nyine ndamukunze cyane, numva ni umuntu wa mbere umubyeyi, nkamubwira ibyanjye byose ntigeze mbwira abantu bose. Rero ibyo birangiye kuko nari ndi i Kigali, nari ndi Nyamirambo,
tujya masengesho twarayarangije yashize nk'iminsi mike tujya gutembera rero dutega imodoka tuvuye nyine Nyabugogo dutega imodoka nyine twerekeza i Nyamirambo noneho imodoka twateze mbambonyemo nyine mama ntago namubonye ahubwo yari yicaye imbere yacu nyine mu modoka twari turimo noneho umuntu aramuhamagara aritaba yitabye numva ijwi rye ni nk'irya wa wundi narose mu nzozi noneho mitambwira umwana twari turi kumwe ndamubwira ngo nyemerera mpaguruke ndebe uwo muntu uvugiye kuri telefone kuko ijwi rye numvise rimeze neza nk'irya wa wundi nakubwiye narose mu nzozi noneho umwana nyine aranseka arambwira ngo reka ntukabeshye we cyangwa ngo navangirwe tukiri mu modoka ndamubwira ati nge ntago nagira umutekano ntari nabona uwo muntu noneho mpaguruka gakeya imodoka nyine iri kugenda kuko nagiraga ikibazo mu modoka rimwe na rimwe maguruka iri kugenda mbona nyine ari kuvuga ndeba n'umwenda yambaye ndavuga ati kuva mubonye nidusohoka yavuye kuri fone ngenda muhagarika noneho nje nza kugira ibyago nyine aho twaviriyemo twebwe twavuyemo akiri kuri telefone we agumamo twebwe turasohoka noneho uwo mwana ngo ndababaye kuba uriya mu mama tumusize mu modoka cyangwa se wenda ngo nsohoke ntamwatse nimero nabwira ati basi wenda iyo tuvamo yavuye kuri telefone nari kumwaka nimero ye nyine birambabaza cyane numva njyanye agahinda ariko uwo mwana ndamumwereka arambwira ngo nimba ari uriya ngewe nzi neza ko asengera mu Biryogo ariko kuba asengera mu Biryogo nzi ko ari umuvugabutumwa ntago wavuga ngo uzajya mu Biryogo ku cyumweru ngo umubone kuko akunda kugenda kenshi nyine numva birambabaje ariko uwo mwana nyine ndamwinginga ngo tuzajyane gusengerayo arabyemera buri bucye tujya mu Biryogo rero namubwiye ko nitutanamubona turi burebe umuntu tubaze kuko abavuga butumwa ku mudugudu baba bazwi baramamaye avuga ati wenda turi mubaze umumama umeze gutya na gutya baramuturangira wenda tumusange iwabo ntibyakunda nyine buracya tujyayo uwo mwana bucya nyine yarwaye cyane yarembye nitwajyayo rero tutagiye nyine bucya nitahira nsubira mu Ngororero ariko njyana agahinda kenshi cyane ngenda mbabaye nyine guhera icyo gihe noneho ntangira gusenga mbwira Imana ngo wazanyeretse wa mu mama nyine nkajya mbwira n'abanyamasengesho twasenganaga nkababwira ngo hari umumama nabonye numva ndamukunze ariko ngira agahinda yuko nta na nimero ye nabonye kuko muri ubwo buzima bwose nabayemo papa amaze no gufungurwa ahantu nahabaga nk'icyumweru papa akajya kunkurayo akavuga ngo nagashaka ko mberayo ku buntu ngo nje mbakorera ngo nimba ndabayo bazajya bamuha amafaranga nyine akabatesha umutwe nanjye nyine nkahita mvayo cyangwa se niyo yaba ari muri famiye muri famiye yo kwa mama nyine nabo bakarakara bakabati nta kuntu twaba turi kurera umwana ngo umubyeyi we aba ari we udutesha nyine nabo kuko ari abantu nyine bikabababaza nyine nkigendera nyine mba mu ngo nyinshi gutyo ariko kuva icyo gihe nyine nabona mama nyine mu modoka nahise nangira gusenga mbwira Imana ati wa mu mama nabonye wambaye gutya na gutya nabonye mu modoka iyi niyi no mbise nyine icyo gihe yari 2018 mu kwezi kwa 12 ubwo nyine nibwo namubonye mu modoka ari nabwo namubonye mu nzozi noneho ntangira gusenga nyine mbwira Imana ngo uzamunyereke duhure amaso ku maso nyine biratinda 2019 haragera hararenga bigeze 2020 mu kwezi kwa 4 nibwo mama yagiye gutanga ubutumwa kuri Afirmagisi buriya butumwa rero yatanze mu kwa 4 kuko nakundaga kuba ku magurupe atandukanye nyine kuri WhatsApp agiye gutanga ubutumwa nyine hari umuntu tubana muri gurupe y'umudugudu yabonye nyine buriya butumwa abwoherereza abantu benshi nyine ku rubuga nanjye ndabubona mbubonye ari kwivuga agitangira kwivuga amita nyine numva ni wa wundi nabonye mu modoka mbona niwe ugiye gutanga ubutumwa kuri Afirmagisi mitambwira abantu twari turi kumwe ngo wa mu mama nasengeye gihe kirekire ngo Imana ime nimero ye ndi kubona mubonye noneho ngewe ntabwo nitaye ku butumwa yari ari gutanga ngiye nahise mbanza kubikupa mbanza kwifatira nimero ye mbanza kuyandika muri telefone yanjye ubundi ubutumwa bwumva nyuma kuko ndabyibuka nta nubwo nahise mburangiza nahise nandika nimero njya kumuhamagara bwari bwije ari nka
saa moya n'igice njya kumuhamagara ntari narangiza kumva ibyo yari ari kuvuga ariko muhamagaye nyine yanga kumfata iryo joro muhamagara nk'inshuro zigera muri 10 na zinga ariko yanga kumfata ntabwo yanza ubwo yari busy ntiyamfata ndababara nyine ariko nsubira kumva nyine ubutumwa yari ari gutanga ariko mbwumva mbabaye mfite agahinda nawe ati ni gute wahamagara umuntu inshuro 10 na zinga zose atanazi nimero akanga kukwitaba ndabyihanganira nyine burira n'iminsi ibiri washobora kuduhamagara mwandikira kuri WhatsApp ntiyansubiza ariko nkajya mpora nyine mwandikira ku bw'amahirwe nyine akansubiza nimba namwandikiye nk'ibintu bishoreranye nka 5 akansubiza nk'akajambo kamwe nyine ariko nkavuga ati uko byagenda kose nimba ari Imana nibishaka ko duhura azansubiza cyangwa se aname n'umwanya tuganira rimwe na rimwe nyine nkamuhamagara bikanga rimwe mwahereza SMS isanzwe nkabwira ati wambabariye ukampa nimero yawe ya Tigo ndamwibwira ati nitwa Nyiramana Laurence wampaye nimero yawe ya Tigo ntiyatinda ku kanya ahita yimpereza Tigo ariko muhamagaye nabwo yanga kunyitaba akobera ibamba birancanga ndakasika mpaye nimero nkaba muhamagaye akanga kumfata ariko nyine nahise ntekereza ko nyine bari bamaze kubimbwira kandi umuvuga butumwa kandi nayo nabonye ko yatanze n'ubutumwa avuga ati nyine uyu muntu arakomeye umuntu wanahanuriye kuri televiziyo na buriya nyine bari mu cyumba cy'amasengesho si ibintu byoroshye ubwo nyine kumucira urubanza bihita bimvamo birarangira navuga ati buriya nahuguka nyine tuzavugana ibyo nyine biratinda igihe kiragera nyine ndamuhamagara abaranyitabye ndamubwira ati njye ujye kwandikira kuri WhatsApp ansaba amafoto ndayamuha nyamuha nihuse kandi muha n'amafoto menshi ubundi nta muntu najyaga nkunda guyifoto ariko wenda yamuha kubera ukuntu namukundaga rero guhera icyo gihe nyine tumaze kuvugana kuri WhatsApp akajya aransubiza namwandikira akansubiza buri joro nkajya mubwira ati mama ugira ijoro ryiza urota Imana mu gitondo ese waramutse wirirwe uyu munsi Imana ikugirire neza mbese buri kanya nkajya numva ndi kumutekereza rero igihe kiragera nyine biratinda nyine twandikirana gutyo ubundi nkajya mubwira ngo nagukunze urukundo nyine rutandukanye n'urw'abandi bantu nkabwira ati iyo nza kuba mfite mukuru wanjye w'umukobwa uko nkubaha niko nawe nari kumwubaha kandi niyo mama wambyaye wantwise amezi 9 yaza kubaho numva nkubaha nkuko nari kubaha mama wambyaye rero nyine nza kumubwira ati none muri ibyo bibiri uri kumva wazambera iki se ari mukuru wanjye no kumbera mama wazambera iki arambwira ngo icyo nzashaka ko azambera cyo nicyo azambera ndangije ndamubwira ati njyewe rero nifuza yuko wazambera umubyeyi mubwiye gutyo rero arambwira ati nta kibazo najya mwandikira akambwira ati mwana wanjye yambwira ati mwana wanjye nkumva nyine ndishimye nkumva nuzuye umwuka wera rwose nkasenga mfite ibyishimo mbese nyine ndatekereza n'abantu twaririmbanaga twakundaga kubana kenshi mu butayu batangiye kubona nyine narahindutse nyine bikabayobera ariko njye mfite nyine numva ari mbese ari nk'ijuru ryamanukiye rero igihe nyine cyarageze musaba ko nyine nazaza kumusura nyine nawe arabyemera muri kwa kubyemera rero nyine igihe cyarageze ndaza ati naje nje waje kumusura uje igihe cyarageze nyine ndaza namusabye ko yambera umubyeyi nyine arabyemera na dadi nyine nabo mbese n'ababyeyi banje uko namubonye nyine nkamukunda mbese Imana nyine iratangaje igituma rero nyine nambaho nkarushaho kugikorera cyane nuko nabaye mu ruzerero igihe kirekire ariko ubu nanjye nkaba ndyama ku buriri bwiza kuri matora nziza nkaba mfite ababyeyi bamenya ko nariye cyangwa se ntariye bamenya ko narwaye cyangwa se ndi muzima bamenya icyo nkeneye icyo ari cyo cyose abakobwa bakenera mu buzima bwa buri munsi ibyo nibyo bituma rero numva ndushijeho gukunda Imana kandi umubyeyi wanjye n'ukuri yaziye igihe n'umubyeyi w'umugisha ari igihe nyine njya mbaza Imana kuki utemeye ko menyana na mama kera nkiri umwana ariko nyine buracyari cyo gihe Laurence ndakubaza ikindi kibazo nka kimwe wenda mbere yuko nsubira kuri mama wawe umubyeyi mwiza cyane biragaragara yuko mukundana buriya bitewe n'ubuzima wanyuzemo bikanaterwa n'Imana yagukoreye ikaguhuza n'uyu mubyeyi buriya wumva nk'umukobwa ukiri mutoya ukiri kubyiruka n'uwuhe muhigo wumva wahigiye Imana mu mutima wawe kubw'iyo neza yakugiriye murakoze cyane umuhigo nahigiye Imana mbese
imihigo mba mfite mu mutima wanjye ni myinshi ariko nyine ntari nabona mama ngo duhure nyine naramubonye gutyo mfite nimero ye nabwiraga Imana ngo umunsi uzanyemerera basi tukavugana akanyemerera ko ambereye umubyeyi cyangwa se anyemereye kumbera umuvandimwe ariko kumbera umuvandimwe nkumva ntago bihagije nasenga nkabwira Imana ngo azaba ari umubyeyi wanjye nkumva nibyo bizabinyuza umutima wanjye nabwiraga Imana ati nanjye uko nagukoreraga nzarushaho kugukorera kuko nayikoreraga nyine mfite agahinda mfite umubabaro naba nagiye nko gusenga nkavuga ati hari genda asanga papa wenda yageze kwa tante yagiye kubatesha umutwe nyine ngasenga umutima wanjye udatuje ariko nkabwira Imana ngo nunyemerera kambera umubyeyi nanjye nzagukorera kuruta uko nagukoreraga kandi nzamwubaha umubyeyi wanjye rero nzakorera Imana kugeza ku gupfa nta gahunda mfite yo kuva mu by'Imana nta gahunda ufite yo kuva mu by'Imana reka mbaze Florence mu mpere mikrofone Florence ni iyihe nyungu ubona yo gusengera mu butayu umuntu ashobora kwibaza se umuntu asengeye mu nzu Imana ntimwumva kuki umuntu atamunzu akagenda akagizamuka imisozi bandi bakajya mu mazi akabamanukaho ni iyihe nyungu yo gusengera mu butayu wenda nkawe wakunze kubusengeramo cyangwa ukunda kubusengeramo hari umuntu ushobora kwibaza icyo kibazo wenda ngo nawe azajya asengeramo wakubajije gutyo bamubwira ko inyungu yo gusengera mu butayu wabonye ari iyihe murakoze cyane buri wese agira ikintu nyine akunze yego ushobora gusengera mu nzu ugasubizwa ushobora gusengera mu butayu ugasubizwa bitewe nyine nuko ubyumva ariko njyewe ryari igeno ryanjye kugira ngo nsengere mu butayu nyine mbashe kumenyana na mama icyizere cyo mu butayu nabonye nyine wenda ngiye navuga icyambere na mbere ari ukuntu usenga nyine wiherereye n'Imana wenda ukabasha kumva ufite amahuheze kavuga amahuheze so kubera no mu nzu utayagira nibyo wayagira ariko uri mu butayu mbona ufite kwisanzura cyane kurenze ahandi ikindi no wongeyeho byase bibakarusho ibyo nasenye 15 nese mbiha agaciro ndavuga duko biri kose mu butayu harimo ibanga rero ngiye numvishije nyine mbikunze cyane kurenza bwa mbere ujya gusengera mu butayu urabyibuka umunsi wa mbere ujyayo yego urawibuka yego wagiyeyo ujyanye na groupe wenda wasengeragamo yari korari yari wowe wenyine icyo gihe byari byagenze gute ubwa mbere na mbere nagiye gusenga njyenyine wagiye uri wenyine nagiye ndi njyenyine urijyana ndijyana bwari ubwo hashize nk'igihe ndavuga bwari ubutayu buhe wagiyemo bwa n'ubu ni hamwe ni mu bitaro bya Mashyiga n'ubu nagiye gusengera mu bitaro bya Mashyiga yego wari ugiye gusengera iki niba ubyibuka icyifuzo wari ufite mbere kuko mu butayu ntabwo ari ahantu umuntu apfa kugenda gusa adafite ikintu kimuri ku mutima gitumye ahaguruka akajyayo icyifuzo wari ugiye gusengera ujyayo bwa mbere urakibuka yego ndabyibuka cyari iki ubwo icyifuzo cya mbere naragiye gusengera ni ukunyurwa bitewe n'ubuzima nari mbayemo numvaga wenda hari n'abantu bari kunshukisha ibintu nkavuna ubwo buzima angavuga uko biri kose mu buzima mbayemo nzagire kunyurwa ikindi cya kabiri nasengeraga umubyeyi ibyo bintu bibiri nasengere bwa mbere njya gusengera mu butayu kunyurwa n'umubyeyi unega amatwi umubyeyi ugutega amatwi yego wawe ngira ngo ni ibintu byiza cyane reka musubize Mukalibiya umwanya mama bano bana biragaragara nabako bamaze kuba inkumi ariko kandi baracyari na batoya ntibarakura cyane reka mvuge wenda bihambaye ku buryo uvuga ati umushinga uri imbere gato no guhita mbashyingira wenda reka bari cyo mvuga kugira abantu bumve ko icyo nari nshatse kuvuga nicyo batekerezaho ku buzima busanzwe usibye kuba mu mwuka gusa ese buzabajyana ku ishuri ese ejo habo uhatekereza gute Imana ishimwe aba bana rero mbatekerereza nkuko ntekerereza abo nagiye kugisera kuko nahita mvugira ijambo ngo umubyeyi wese yagakwiye gufata umwana wese nk'uwe kuko atazi ejo imbere ye ikimana iteganya erega nabangaba wabagiriye ku gise cy'umubiri bano wabagiriye ku gise cy'umwuka kuko ndumva bose ari imbuto z'umwuka rero cyo kiba kinahambaye kuko n'Imana iba ije directement igise cy'umwuka kiba gihambaye kuko n'Imana ibikuragije kurushaho kuko iguhaye mu mubiri nibyo ariko no byakarusho iguhaye mu mwuka ibiguhaye nyine mu by'ukuri ndabanza gushimira Imana ku bw'aba bana
yego hari ababibonye bavuga byinshi bitewe n'ubuzima natwe dukunze kunyuramo cyangwa se twabayemo, ariko buriya impano ya mbere ngira njye n'Imana turamenyana kuruta uko menyana n'abantu. Niko bimeze mu by'ukuri aba bana ni umugisha kuri njye, ni n'impano z'Imana kuri njye. By'akarusho rero kugwanya umugambi w'Imana, Imana yavuganye na Mukalibiya ni nko guta inyuma y'igihe. Mbese mu rundi ruhande aba bana nta wabamvuvunura mu biganza. Niko bimeze Imana yabamaye nta uzabavuvunura kandi ikomeje no kuzampa n'abandi. Ni ukuri yajyaga ibimbwira ati uzarera imfubyi, abo ubyaye n'abo utabyaye uzashyingira, bamwe basohoka abandi binjira. Rero icyo nkomeza gusaba Imana, mba numva aba bana bajya bamva mu biganza buri wese afite isuka ye. Urugero nk'uyu Florence, yego nanjye hari igihe njya mbavanga amazina nk'uko wahoze ubyumva nawe bivuga, umwe nkamwita izina rya bose. Nka Florence mu myuga yari yize iyi mashini bita tricotage, ni iyi mashini ibohera abanyeshuri ba secondaire primaire mipira. Ni gahonosiyo gato kusanzwe yo kudodera abantu imyenda. Kubera ko yagize mu buzima bugoye kandi bubi, agenda bimwe anabyiga nabi, ariko nk'ubu mubwiye ngo mbohere umupira wo kwambara yawuboha, agize amahirwe yo kubona imashini. Yego. Hanyuma uyu nawe Florence yaje atarabonye diplome, kubera bwa buzima n'ubuhamya bamwe bazumva diplome ntayo yabonye. Aba bana rero bamaze kungera mu maboko, ntabwo ari ugufata ngo ngundire ngo mvuge ngo profitation Mukalibiya ngo mbagira abajanga bagaragu mbagira abakozi. Oya, iyo mpano ntayo ngira, numva n'umutima ngo utabitekereza. Natangiye gutekereza niki nakora kugira ngo abana bazankureho umugisha, n'Imana izame umugisha. Ubwo rero navuze bati rero kuba Florence azi ibyo ngibyo, tuzasenga Imana ica inzira abona imashini imwe muri izo, akomeza ubuzima, abe yabona amavuta, n'ejo mu bihe bizaza nanagira umugabo asasanga umugabo afite icyo yibitseho. Hanyuma na Florence nawe ndavuga nti dukora iki rero kubw'umugisha munini wo kugenda menyana n'abadireteri. Nza kumenyana n'umudireteri umwe, nza kumubwira icyifuzo mfite, ndamubwira ati nyemerera niba nkugireho umugisha, ndashaka ko tubana mu buryo bwa Kristo, umfashe umwana aze ku ishuri. Ngewe ndajya nyabona, ndajya nihangana no kurya bihagarara, turye bike ariko umwana yige umwaka umwe wo kwiga ibyo kudoda n'ubundi nawe. Ubwo rero uwo mudireteri Imana imuhe umugisha, ni TVT y'Ikayenzi. Direteri antega amatwi nk'umubyeyi, aranyumva, arangije arambwira ati nta kibazo uzamwohereze. Rero umwana ni muri ubwo buryo ki yagiye ku ishuri. Nubwo minerivare itaba yoroshye ariko si menshi ku Mana, ariko ndumva kuva igihembwe cya mbere nishyura mu bice pe, mu bice rwose. N'igihe gihembwe ngishyura nko mu bice 4 ariko nkabinyangamugayo. Cyambere no kubinyangamugayo kandi bikagenda neza. N'ubu ngubu rero ntaragenda ariko azagenda. Rero mu by'ukuri icyo nshaka nuko bizaca mu bikomeye, ariko Imana ikabona ko nagize ishyaka, ikaca mu bikomeye kuri Florence, Imana ikabona ko nagize ishyaka. Ntabwo nakiriye abana ngo mbashire mu gikoni, ntabwo nakiriye abana ngo banderere. Nuriya namusenyeneza wanjye mwumvishe ubushize umugabo avuga, umaze kunderera abana bashyika muri 5, nawe ndatekereza ko yatangira iby'imyuga nawe akiga. Ejo n'ejo bundi abangaba bashobora no kugira uruganda rwo kudoda, ugasanga duteye imbere mu buryo bw'inzozi tutabitekerezaga. Rero aba bana ni abana beza, nabahanuze, nabavuga butumwa, n'abanyamasengesho. Urumva nyene uje iwanjye agomba gutora umuco ahasanze. Baranahanura uwuhanura
bose nanjye bajya bamanurira kandi bikagenda neza. Nanjye nimva kuri kamera bandebere oya ntago bipfa kuza bisaba gusabana n'Imana. Ni ukuri burya icya mbere ni mu mutima kuko aho bisohotse ni aho ubwo bantu zibuvuye ni kumva tugomba kubanza gusabana n'Imana. Yego rero ni muri uryo buryo ki rero aba bana numva mbafitiye igitekerezo cy'uko bari cyane na bato bita abana barabizi ko ngira n'igitsure barabizi ko nderanye nshaka umugisha ntabwo ari ukurera kubw'inyungu zanjye. Ni muri ubwo buryo ki ndabicaza hasi bose tugakora seminere nkababwira ibyiza by'umukobwa kwitwara neza kuba mwiza kugira ngo ushimwe n'Imana n'abantu. Niyo mpamvu rero ngewe ndera nk'uko ndera abo mbyaye kandi ejo n'ejo bundi ndi gusaza mvamo nibo bazasigara bamenya basaza babo n'abarumuna babo kandi duhana umugisha. ngira ngo ni kuri n'iryo jambo dusorejeho kino kiganiro twarimo tugirira ku Iyobokamana TV n'umubyeyi Mukalibiya nyine n'aba bakobwa. Reka tuvuge ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bayikorera iguhereza umugisha cyane kandi n'utagwisarira kubwiza ukuri ko utazabura kubona umusaruro w'ineza ugira cyangwa umurimo w'Imana ugenda ukora. Turimo tugana ku musozo, hari ubutumwa bw'umwihariko wahereza abantu batekereza yuko bazafasha abatishoboye bazita ku mfubyi n'abapfakazi ari uko bafite ibya mirenge cyangwa ari uko babona bateye imbere cyane bakigaya duke bafite bakumva ko batakora imirimo y'ubugwaneza. Hari ubutumwa wabaha Mukalibiya? Ubutumwa natanga nuko mu bintu byinshi ntavuga uyu mwanya mu binezeza Imana harimo gutanga nubwo waba udafite ibya mirenge, harimo gutanga atari uko byagusagutse ahubwo gutanga icyo ufite, ahubwo wowe ugatanga ibyo usaguye akaba ari byo bibi byawe ariko watanze. Ikindi ndashishikariza ababyeyi bose barera cyangwa se bafite abana batabyaye mu nda zabo ko babafata nk'abana babo kuko ejo imbere gato Imana izakubaza n'icyatumye umwana yinjira mu rugo rwawe. Ikindi ndabwira n'abandi bana batarabona ababyeyi cyangwa se n'abandi babyeyi bakuze mu buzima nk'ubwa ba Florence na Laurence ko Imana igiba umubyeyi mbere y'uko umubyeyi w'umubiri aboneka. Rero shishikariza umuntu wese gukora umurimo mwiza hakiri ku manywa kuko umurimo wose urimo gukiranuka buri wese azawuhemberwa. Yego. Mukalibiya, watanga nimero ya telefone kugira ngo washaka kukuvugisha ku mpamvu zitandukanye. Hari n'uwabona ikiganiro nk'iki ngiki akavuga ati reka umwana umwe mwishyurire minerivare. Hari ibikorwa by'ubugira neza burya baravuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana ku mugisha w'Imana. Reka rero utange nimero ya telefone ubundi tuze tugana ku musozo w'iki kiganiro. Imana ibahe umugisha n'abakurikiranye ubu buhamya ku ntego twahagurukanye nivuga ngo fata umwana wese nk'uwawe kuko ejo Imana izakugirira neza. WhatsApp yanjye Mukalibiya ni 078 77 94 54 078 77 94 uwashaka umwe muri bo nawe yazajya abona nimero ye ayisabye nta kibazo. Yego. Reka tubashimire cyane kuba mwatuganirije. Imana ibahereza umugisha cyane. Ikiganiro nk'iki nakagaruka icyo nemeye nuko tuzagaruka tugakora ubuhamya bw'aba bakobwa. Yes, ikiganiro nk'iki nakagaruka ku Iyobokamana TV tuzagaruka dukora ubuhamya bw'aba bana b'abakobwa buri wese atuganiriza atubwira ineza ya Yesu. Reka tubashimire kuba mwari budukurikiye. Imana ibahereza umugisha cyane kandi mukomeze mukora ibikorwa byo gufasha abatishoboye ndetse n'ibikorwa by'ubutwari. Byanze bikunze ntabwo muzabura kubona umusaruro w'ineza mugirira abantu, dore nk'uko Yesu yavuze ngo nitugera mu ijuru hari aho tuzavuga ngo mwambonye ryari nshonje, mwambonye ryari mfunze, mwambonye ryari andi imfubyi. Yesu ababwire ngo ubwo mutabikoreraga cyangwa mwabikoreraga umwe muri babandi bari bameze nk'ibyo navuze, burya ni ngewe mwabikoreraga cyangwa ninjye mutabikoreraga. Buri wese akwiye kugwiza imirimo kugira ngo bizamubere urwibutso mu bwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha cyane. Bye bye.